nitwa Rwaza Joseph nshinze amakuru mu mudugudu wa Gasogoro. Uyu mwana wapfuye yarindaga kwinjira mwene wabo, ariko amakuru dufite nuko ejobundi atarya gukina na Rayon Sport yatsinzwe kandi yari umufana ukomeye cyane. Yavuyeho mu mudugudu wa Gasogoro yisize amarangi na vuvuzera n'ibindi byose. Nyuma y'uko Rayon Sport itsinzwe ibitego 4 n'ikipe ya APR kuri kimwe cyayo, amakuru ni menshi cyane, ariko haravugwa ngo hari umuntu wiyahuye. Hari umuntu wiyahuye kubera intsinzwe ya Rayon Sport. Bateje agahinda kenshi abafana bayo, abakunzi bayo, ni byinshi bikomeje kuvugwa, ariko reka tuze tubigarukeho. Nje mugiye kubana muri iki kiganiro ni Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV. Yes, kora subscribe funzo jya kugira ngo ibiganiro byacu byose tuzajya bigucika. Iyi noneho tuje mu gice cya sport. Reka rero iyi nkuru dukesha Isango Star tuyibagezeho uko bikwiriye. Biravugwa ko uyu muhungu yahagurutse mu gitondo mu rukerera yagafata amavuvuzera akisiga amarangi akajya gufana ikipe ya Rayon Sport. Nyuma yo gufana yaratashye, ariko ataha ababaye. Bukeye bwaho ntiyarya, na bukeye bwaho bwa kabiri ntiyarya, ubwo ni iminsi 2 yirirwa kubita agatoki ku kandi kubera ko yarababaye. Reka twumve uyu mukuru w'umudugudu uyu mwana yaratuyemo yahuye azize gukunda Rayon Sport cyane. Ndabashimiye rero, mbasaba ko muza gusoza iki kiganiro. Nitwa Rwaza Joseph nshinze amakuru mu mudugudu wa Gasogoro. Uyu mwana wapfuye yarindaga kwinjira mwene wabo, ariko amakuru dufite nuko ejobundi atarya gukina na Rayon Sport yatsinzwe kandi yari umufana ukomeye cyane. Yavuyeho mu mudugudu wa Gasogoro yisize amarangi na vuvuzera n'ibindi byose, ariko bakabona karamushe mu minsi 2 avuga ko atarya, ahagazwe n'ikipe ye. Bamusanze mu mugozi mu gitondo baduhuje nk'abayobozi, bahamagara polisi n'izindi nzego, usanga yimanitse mu mushuka yapfuye. Kuko amakuru ameze nyuma y'uko ikipe y'Ikiruba ibimenyetso byagiye bigaragara hano mutuye hafi, ariko bituye hafi ibimenyetso twabaze abantu b'abaturanyi bo hafi. Haraga bajya gufatira ifunguro rya kumanywa, ngo yagiye atameze neza, neza n'undi ko yarameze kuva ikipe yatsindwa, akubita agatoki kandi ati ntibishoboka. Turumva rero ntundare y'urupfu rwe. Ariko ibyo byose rero n'umwana mutoya, umuntu twabaze amakuru neza tubwira ko ashobora kuba yasomaga no ku gatabi, akaba byari intandaro y'urupfu rwe rwo kwiyahura. wenda mu bundi buzima busanzwe yari asanzwe mu bundi buzima busanzwe rwose yakoranaga ikiyede n'abandi bafundi, ariko yakoreraga mwene wabo. Iyo makuru dufite rwose, ariko ubundi yari umwana mwiza witwara neza. ni kimwe mwasaba abana b'urubyiruko. Yego, ibyinshi byose rero murabyumviye hamwe n'umuyobozi w'umudugudu. Rero ikigaragara ni uko abakunzi ba Rayon Sport bari mu bihe bibi, bari mu bihe bidashimishije, ariko igikwiye gukorwa ni ukugabanya urukundo rukabije, ndetse bakagira no kwihangana, kuko ntabwo ari uyu gusa, n'abandi barwaye imitima. Murabizi ko hari n'uwagize ikibazo kuri match akajyanwa mu bitaro. Ni byinshi rero, ariko abareyo mukomeze mwitwararike, mukomeze mwihangane, kuko ibi bizarangira. Rero twabanye muri iki kiganiro nari Abu Dhabi, ni Habineza TV. Kora subscribe fungura inzogera kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byose. Ubundi uke no kujya muri comment utwandikira igitekerezo cyawe, turaza kukinyuzamo amaso. Ndabashimira rero mwese twabanye muri iki kiganiro. Imana ibarinde, ndabakunda.